ahubwo nibo bayimukiye bafatanya n'uwa mugore amubwiraga ngo namuroze. Njewe ndinjiye tubyigane hano ku rugi misema amagara abantu ndinjira ngezemo imbere umugore yari yambaye ubusa. Uyu mubyeyi Murekatete Divine atuye mu kagari ka Kimisagara mu murenge wa Kimisagara, ngo ahagana ku isaha y'isa 9 nibwo yasanze umugabo we ngo ari kumwe n'undi mugore, bityo ngo yabinjirana agasanga uyu mugore bari kumwe mu nzu ngo yambaye ubusa agahita ashyiraho igitenge. Uyu mubyeyi Divine arimo arasobanura uburyo ki yafashe umugabo we. Njewe ndinjiye tubyigane hano ku rugi misema amagara abantu ndinjira ngezemo imbere umugore yari yambaye ubusa akenyera ishuka vuba umugabo ahita azankubita ingumi. Iyi ni ingumi ya kabiri nkubise hano ankubise ingumi na nkudandabiranya ahita asunitse mpita nsohoka naka ingufu nabane mu mpereze nkinga. Hanyuma uyu mugabo tubanye haciyeho imyaka 15 tubyaranye 6 mbyare 6 tubyaranye harimo abakobwa 2 n'abahungu 4. Mufatiyemo ahangaha ari gusambana n'undi mugore. Iyi nshuro twari dutandukanye yari ya 7 ariko twari twarongeye turabana aracaye icyumweru n'iminsi 2 tubana. Uyu mugore yamuhamagaye turyamanye ejo bundi aramubwira ngo namuroze. Umugabo ahita ambwira ngo rero ngo uyu munsi ngo reka nsubiraho nabaga ngo nge kurarayo ngo nitekerezeho. Yaje ari kwitekerezaho nta kindi cyo twadufitanye, ariko naje kukurura amakuru menya neza yuko uyu mugore atari mu rugo rwe. Mvuyeyo kuko umwana wanjye niho yarari. Ahangaha naho umugabo yari yarakodesheje ariko yari yaramanutse yaraje kuba mu rugo. None ubwo ngubwo arangije uyu mugabo ndaje menya amakuru ko atari Nyabugogo ahakorera. Mpita nzamukana n'umuturanyi wanjye. Tumaze kugera ahangaha ndakomanze ariko nkomanga nihishe. Akinguye ahita hagara gutya mu muryango ngiye kwinjira ambira ngo nago nemerewe kwinjira ahangaha. Ninge mugore wa twasezeranye mu murenge dusezerana no mu rusengero mu kwa 2 ku mwaka ushize. Ndifuza ko munzanira ubutabera kuko n'ubuni nene namureze ikirego kuri riba ya Kigali bari babizi ko nene namureze guturwa no kutita ku bana abyaye. Rero tugera kuri ribu Kimisagara aho bari bamufunze barambwira ati rero genda mwumvikane. Turumvikana twumvikana icyo azajya akora rero kuko yari yagarutse kandi atajya yemera ko ibi bintu abikora. Nanjye nk'itangazamakuru cyo gitumye mbahamagaza kugira ngo muze murebe byibuza ahantu yansebeje iwabo nta muntu wabo wamvugisha ababwira ko ari nge kinani nananiranye basi nanjye mu ndenganura. Izina ryanjye yararyishe yanyiciye izina ryanjye ryari maze kugera hejuru arangije araryica. Nuko bimeze. Ku ruhande rw'uyu mugabo we umugore we wari uri mu nzu ari gusambana n'undi mugabo nawe atangaza uburyo ki yaje kubimenya ndetse kandi ahita nasaba ko ngo bakwigumanira. Ibintu twari tumaze iminsi tubyumva ariko nta makuru afatika turabana. Ubu muyamenye gute wabimenye? Uyu mumama we arampamagaye yabikurikiranye ngira ari wamufashe arampamagara. Kuje bajyaga ngo kwinywera nkajya kubona nkabona aje saa 5 nijoro. Twakurikirana amakuru tukamenya ko ari umugabo waga bari kumwe ariko nyine nta gihamya arafata. Jewe ubwo nyine bari bakomezanye bigendereye nta kundi. Abaturage bari baraha nabo bavuga ko iki gikorwa cyakozwe n'uyu mugabo ngo kidakwiye ngo ko kwihakana abana ndetse n'unabaha ubufasha ngo ari igikorwa kigayitse nyamara abana ari abawe. Nari manutse ngiye mu kazi sanga bimeze gutya nanjye mpaje nje kureba ariko ibi bintu n'urukoza soni ni no gusenyera ababyeyi bagenzi bacu n'umugabo agatisha ingano z'abana. Murumva ko ari ikintu gikomeye kandi kibi. Je nabimenye nari manutse mva mu rugo iwanjye njya mu kazi ngeze hano ndahabasanga sanga nyine iyi nkuru imeze abantu bameze gutya nanjye mpageze gutya sanga uyu mubyeyi akingiranye umugabo ngo amufatanye n'undi mudamu. Turifuza ko nyine ibi bintu mwawe umugabo mwamuhana mukarenganura uyu mudamu n'abana be niba atagishoboye kubahiriza inshingano z'urugo rwe basi mukarenganura uyu mudamu nawe akimenyera abana be hatabayemo intambara zikomeye. Ukibona ko biteye isoni. Iyo umugabo afite abana 6 n'umugore we basezeranye akajya guca umuce inyuma ntago yabibangamiye cyane. Yabaye baratandukanye umugabo yaje kwiyeranja nyine. Urumva kuba rero baratandukanye umugabo akaza kwiyeranja ntago ari ikibazo cy'umugabo ahubwo ni cy'umugore. Ubwo umunyamakuru wa BTN TV yavagaha uyu mugabo ndetse n'uyu mugore bari bagikingiranywe mu nzu n'uyu mugore wabafashe byatumye tutagira amahirwe yo kubavugisha
ariko tukaba tuzakomeza kugerageza kuba twabavugisha. Gusa ariko ubwo umunyamakuru wa BTN TV yavaga aha nta buyobozi na bumwe bwari bwakageza ahabereye ikibazo. Ubwo twageragezaga kandi kuvugisha ubuyobozi bw'umurenge wa Kimisagara ntabwo byigeze bidushobokera ku murongo wa telefone. Bavuga ko uyu mugabo ndetse n'uyu mugore bari hanze, bikekwa ko bafasha aba bombi bari gusambanira mu nzu, nga bari mu nzu bakwibanira ndetse n'abari bari hanze nabo bagahita bibanira. Icyemezo nafashe abari hanze babane n'abari mu nzu bibanira. Ngendi Jehami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Nyuma yaho Minisiteri y'Ibikorwa Remezo itangije gahunda y'ubukangurambaga bwo gufasha abakoresha moto mu buryo butandukanye gukoresha kasike zigezweho zifite ubuziranenge bwisumbuye bitandukanye n'izari zisanzwe zihari. Ubu bukangurambaga bwatangijwe tariki 27 Gicurasi 2024. Gusa ariko bamwe mu bamotari baganiriye na BTN TV bavuga ko batarasobanukirwa neza ibyizi kasike bagiye guhabwa, bakagaragaza ko hakigaragaramo imbogamizi nk'uko abamotari babitangarije BTN TV. Ikibazo dufite kuri ibyo byose bya kasike, ngizi baravuga ko ngo zitatumaga dutekereza neza. Turibaza nimba izo bazazizana zituma dutekereza neza, nibyo tutazi. Icyo ni ikibazo. Zizaduhindurira ibitekerezo mu bwonko icyo bagiye kuzana. Urabona ngo izi ngizo zituma dutekereza neza. Ikibazo dufite izo bazazana zizadukoresha ubwonko gute? Ikibazo gihari kuko izi imyaka tuzambaye ni myinshi. Ubu se nibwo wabonye ko zitatuma dutekereza neza. Ariko nizi zituma dutekereza neza kuko dutwara abagenzi tukabageza aho bagiye, abakozi ba leta tukabatwara tugatunga ingo zacu. Ni ukuri tubona dutekereza nta kibazo dufite. Giye ku ruhare rwanjye ukuntu mbitekereza, kasike uko byagenda kose habayeho impanuka kasike zose ni zimwe, kuko nekereza neza ko n'ubundi uri bupfe wapfa rwose. Imiryango yacu niturayitangira mituweli, amamoto yarapfuye nitubona amafaranga yo kuyakoresha, dufite n'ibindi bibazo byinshi, nta mapantaro dufite, nta nkweto, assurance iraduhenda, dukora buri kwezi, buri mezi 3 twishyura assurance, tugenda tuyicagaguramo, ntago twabasha kwishyura assurance ku gihe, amautorization, ibyangombwa byose biratugoye. Ikiza rero mbona niba baradutekerejeho kuduha kasike nshyashya, bazana ziduhera ubuntu, kubera ko n'amafaranga yo kuzigura tutayabona. Mahuriro nta ibyo byo gutekereza neza cyangwa gutekereza nabi, nta mahuriro. Nabonye no kuri YouTube bavuga ngo zirakomeye, ariko nta kasike nimwe yagwa munsi y'ikamyo ngo ivemo amahoro, nta kasike nimwe yagwa hasi ngo yo kutameneka. Kasike kugira ngo ikomere ni ukuyifata neza, ukayirinda kuyikubita hasi, ukayirinda kuba yajya munsi y'imodoka. Nta kasike ikomeye ku buryo yajya munsi y'ipine y'imodoka ngo ivemo itamenetse. Nibaza kuri moto cyangwa umumotari kuba barahisemo kuba baduhindurira kasike, aricyo kibazo babonye cyaba kibangamiye umumotari cyane bikancanga. Bagamizi zirahari cyane, ahubwo twebwe twibaza igituma batuzanira kasike kandi tuzifite. Barakatura umusoro ku birahure, tugura ibirahure bizima, naho ubundi kasike nta kibazo zifite. Kasike sinekereza ko yaba ari igiye gusimbura moto. Nimba kasike ari igiye kujya igenda mu muhanda, ibyo byo babitubwira tukabimenya. Bya bitegeko kuko byagenda kose, nibaziduhera ubuntu tuzazifata, ariko nawe ntabwo bazatubwira ngo tugure kasike kandi tuzifite. Aha ariko abamotari bakomeza bifuza ko ngo niba bashaka guhabwa izindi kasike bazihabwa boroherejwe kugira ngo ntibibature mu gihombo. Aka kanya ngewe ku giti cyanjye icyifuzo natanga nk'abantu batekereje kuri ya kasike nuko buri mumotari bazazimuhera ubuntu bibaye na ngombwa ko bazitanga, kubera ko baramutse baduciye amafaranga nta mafaranga dufite. Ikintu twifuza muri rusange nk'abamotari, ngewe Rike mbana n'abamotari benshi, ubuzima bw'aka kazi dukora ndabuzi. Icyifuzo rero ngiye mbona nuko bajya baduha izo kasike tukabaha izi dufite. Icyifuzo dufite ese nimba zibagiye kutuma tuzikuramo tukazibika, izo bazaziduhera ubuntu. Minisitiri w'Ibikorwa Remezo Bwana Dr Gasore ubwo hatangizwaga ubukangurambaga yavuze ko umumotari ufite kasike isanzwe leta iri gushaka uburyo ki ikaba yamusimburiza ikamuha kasike nshya kandi igezweho ngo nta mafaranga atanze. Ku kibazo cy'abafite izisanzwe zaguzwe amabwiriza yo gucuruza izujuje ubuziranenge ngo mu gihe ataraza, Minisitiri Dr Gasore yavuze ko bazakomeza kuzicuruza kugeza zishize ku isoko, ngo cyane ko izisanzwe zitazongera gucururizwa ku isoko ry'u Rwanda.
Ngendeje Hami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. N'abatuye mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro mu mudugudu wa Cyeru mu kagari ka Rusheshi bakomeje kugaragaza ikibazo cy'uko ngo babahaye amapoto y'amashanyarazi ndetse bakanabamanikira insinga, ariko kugeza ubu ngubu umwaka ukaba urenze ngo nta muriro w'amashanyarazi babona mu mazu yabo, ibyo bavuga ko ari kimwe mu bikomeza kugenda bibakoma mu nkokora. Ahangaha twagize amahirwe tubona amashuri aratwegereye, tubona amapoto barayashinga barayatuzanira, ariko kugeza ubu izi saha ubu nta muriro dufite, amazi ntayo, amashuri arahari ariko nta muriro urimo, abana nta kuntu babona bigira ku mamashini, umuriro mbese nta dufite ikibazo cy'umuriro, amasaro yo kogosha mbese ari igihe bakoresha imirasire, imvura yaba yaguye umuntu akabura uko yogoshesha. Nta muriro dufite, umuriro niwo tubura n'amagasima, imirasire umuriro ntabwo uboneka neza, nayo izuba ritabonetse ntabwo dukora. Hano ndogosha iyo izuba ryavuye umuriro uraboneka, ariko iyo ritavuye bwo nta gukora, dukora ari uko izuba ryabonetse gusa. Ku bijyanye n'umuriro, umuriro turawukeneye, ni ukuvuga ngo amapoto yaraje ariko ayo mapoto arahagaze gusa nta kintu kirimo, ni ukuvuga ngo naho bashize insinga zagarukiye hafi, ariko twebwe hirya no hino izo nsinga ntazo dufite. Aha kandi bakomeza bifuza ko bagakwiye guhabwa umuriro kuko byose babona bisa nk'ibyarangiye, nabo bakaba babasha kwiteza imbere ngo nk'abandi baturage bo muri duce tw'igihugu tugiye dutandukanye. Turifuza umuriro, aho insinga nyine aho bagiye bazishira nta n'umuruzi, ndakeka nyine insinga zimwe baziheje ku kagari, yego baze kuzimanika, ntabwo tubizi natwe. Umunyamakuru wa BTN TV yagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Masaka gusa ntibyadukundira, mu gihe aba baturage bo bavuga ko kuba nta muriro babona mu gace batuyemo ari bimwe mu bikomeza kugenda bibadindiza, ndetse n'abana ku mashuri iyo bavuyeyo batabona uburyo ki basubira mu masomo baba bize, akaba ariho bahera basaba leta kuba yabibuka nabo ikaba yabaha umuriro. Ngendeje Hami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.